gira kuri updates ngira ngo update z'uyu munsi byari bimeze neza aho urugamba rwagize rutya rugasakirana. Muri iryo sakirana twakubitanye n'ingabo n'ubundi baduteye, ntabwo twebwe murabizi neza, ntabwo tuba tubashotora kubera ko tuba dukeneye no gufata agapoze ho gatoya tukabanza tugasoma kutuzi ariko bagize batyo uyu munsi bagira batya hanyuma baratwataka. Bamaze kutwataka ibyo babonye ni ibindi bindi, ngira ngo dufite uduce tugera muri 9 twamaze kuba imbere nayo mu 23 kandi navuga yuko vraiment coup de chapeau ku ntare kubera ko nazikuriye ingofero uyu munsi, niho nabona bakuru urugamba bagafata ibice bingana kuriya kandi batewe rwose. Ngewe nabuze ukuntu mbashimira, nabuze nti rwose courage mwantaremwe kubera ko sinabona icyo mbabwira. Ngewe icyo donc sinabona icyo mbabwira kabisa. Ngira ngo uyu munsi habaye urugamba ahantu hatandukanye kandi henshi nkuko mwagiye mubibona abantu bakomeza kubivugaho cyane, byari bikomeye ariko uko byagenze uko ariko kose ngira ngo mwabonye yuko twafashe ubuce butandukanye. Ngira ngo ahantu mwumvishe bita za Cyarara Cyahara, aho ngaho ni hafi ya za Birundure. Nyuma yo kuhafata twakurikijeho Birundure, twayifashe completely, ushize twari twayifashe turayireka. Mirangi twayifashe completely, noneho ntabwo tuzongera kuyireka. Twafashe aho bita Rusowa burundu, ntabwo tuzongera kuhareka. Twafashe agasozi kunamiye Kanyabayonga, ni ukuvuga ngo Kanyabayonga ubu ngubu ufashe Mirangi ugafata Birundure ugafata Cyahara maze kuhakorotira, ufashe Rusowa ngira ngo winjira mu marembo yaho turutse ibumoso, ufashe Burindi ni agasozi. Iyo uturutse Irucuro agasozi niko kanyumugeraho, urebye niko kari kariho defense za FRDC umanuka werekeza Kanyabayonga. Hanyuma iyo havuye iburyo ukomeje kugera ahantu bita Butarongora, ngira ngo naho ni agasozi kahunamye ariko uturutse iburyo, mbese ureba nk'inkokora ureba Buganda, naho twahafashe pour du bon. Vuga ngo ubwo buce bwose mbabwiye n'ibindi AFC yagiye yigarurira M23, ngira ngo ntabwo uzongera kongera gusubira mu maboko ya FRDC. Ubwo ntago mvuze uduce twinshi twagiye dufatwa twinshi, ndetse utwo duce uko twagiye dufatwa mu buryo buri strategique ku rwego navuga yuko byabatunguye uburyo hafashwe, aho abajenerali bivugwa yuko bahunze bakiruka pe n'amaguru. Ngira ngo murabizi neza ko Kabundi we birashoboka yuko sindamenya amakuru neza, ariko birashoboka yuko ubwo yamaze kugera i Kinshasa nyuma yaho yatsindiwe iriya ntambara. Bavuze yuko ari we wahagambaniye. Ngira ngo ubwo duce twose turatekanye, uvuye iyo hepfo ugafata za Kibirisi, ugafata aho bita za Kibingo, ugafata aho bita za Kirima, ugafata za Gasharira, ugafata za Gishishe, ugafata hitwa za Gatoro, ugafata za Gasayi, za Musayi, ugafata za Cyahi, ugafata za Kagando, ugafata za aho hose ukazamuka za Kirumbu, ugafata za Gahungu, ugafata za Kiwanja, ugafata za Ishashu, ugafata za Matebe. Ngira ho ejo bundi mwarahabonye Nangariyo ari kumwe na Fande Makenga. Aho hose ngira ngo mwarabibonye ukuntu hameze. Warangiza ukindira iyo za Bukomba, aho harafashwe, ugafata za Birambizo, ugafata za Mashango, ugafata za Mashango, ugafata za Mushababwe, ugafata za Konjo, ugafata za Kigwenya, ugafata za Butare,
ugafata za Bundasa, ugafata za Busene, ugafata za Kabizo, ugafata za Bunyakiri, ugafata za Kazaroho, ukazamuka za Kirumu, ugafata za Kagando. Iyo hose ngira ngo aho hose ho twamaze kuhabohoza ni hanini, ku buryo ki ntabwo wahavuga ngo hashobore. Ubwo ntabwo navuze za Rusinga, ntabwo navuze ahitwa za Kiringa, ntabwo navuze ahitwa za Gahuma, ntabwo navuze ahitwa za Muti, ntabwo navuze ahitwa za Gihondo, ntabwo navuze ahitwa za Singa, ntabwo navuze ahitwa za Gatsiro, ntabwo na Gatsiro ngira ngo murahazi kwa ba Serufuri, ntabwo navuze ahitwa za Ruve, ntabwo navuze. Donc ibyo ni ibice byose byamaze kwigarurwa n'intare. Ntabwo navuze ibice bya za Muhongozi, ntabwo navuze ibice bya Kizimba, ntabwo navuze za Bukombo, ntabwo navuze ibice bya yewe ni henshi ahamaze kuba ari imbere. Ariko aho ingenzi ngira ngo nari nahababwiye hafashwe uyu munsi, ndetse mbabwira yuko mu by'ukuri aho tugeze ubu ngubu ni aho kwishimira, kandi tukishima cyane kubera ko intare ziri gukora umuti. Reka dutegereze. Nababwiye yuko muri Sud Kivu tumeze neza. Ngira ngo za Rumbishi murabizi ko ubu ngubu turi kuhakontorora totalema. Murabizi namwe Intumbi centre murabizi neza ko nta bantu barimo. Ndavuga ziriya Nyangabirama zitwicira abantu zarahunze. Ngira ngo ubu ngubu turi ahantu bita za Cyambombo. Ngira ngo murabizi namwe, tukongera tugakata mu bice bigana Nyabibwe, wenda kugira Nyabibwe ahantu bita za Bwiza. Ngibyo ibice duherereyemo nibyo turimo. Ngira ngo nabaherezaga update zibigezweho n'urugamba rwabaye uyu munsi. Mbibutse ko twabakubise ikitarya, ndetse ahantu hatigeze hakomerekera umusirikare wacu n'uyu n'umwe, bigera ku rwego babyinaga rwose batera za ndirimbo ngo ayiya iya ya ayiya iya iye ayiya iya iye ayiya iya ayiye ayiya iya Kongo ayiya. Iyo Kongo yacu kandi turayishyigikiye. Ngira ngo murabizi neza ko ejo bundi narababwiye nti ubu ngubu ibintu bimeze neza, abantu bafite progression imeze neza. Mu gihe FRDC ziri gukwirakwiza ibihuha, twebwe dukomeje kwegera imbere. Ibi ngibyo murabizi. Iyo bari gukwirakwiza ibihuha, mujye mumenya ikigiye gukurikiraho. Ikindi cya kabiri mbabwira ni ukubibutsa yuko imyaka igiye kuba itatu rwose yuzuye umujyi wa Bunagana ufashwe. Ngira ngo munyibutse neza harya uyu mujyi wafashwe ryari. Ubizanye n'ikire DM cyangwa anyandikire kuri WhatsApp. Umuntu ufite nimero yanjye iri public, ntawe ntajya nyiha. Uyishaka wese nayimubwira kuko niyo nimero nkoresha. Kandi nababwiye ko ngewe sinihisha nka ziriya Nyankaragata, sinisha nka turiya tugabo. Reka bahora bihisha kuko bazi ko bamenye amaraso, bahora bihisha kuko bazi ko twebwe nta kibazo dufite. Baraza bakikwekinga, ariko nkeka yuko bamaze gucika intege. Hano hari umugabo nabonye wabazengereje, haba abanyamurenge n'ab'iwacu, umugabo bita Genzo. Rwose mukomera mu mashyi mu mutima, ndetse nkanamuhamagara nkamubwira ati courage papa, courage, kubera ko uba wagakoze kandi gakomeye. Rero ndagira ngo mbabwire ko niba mbyibuka neza, reka nongere ndebe kuko ndibuka neza ko uyu mujyi ushobora kuba warafashwe hari nko mu kwezi kwa gatandatu, ku itariki mu kwa gatandatu nanjye ndayizi, ahubwo ndi 2021. Hari mu kwezi kwa gatandatu, ahubwo niba hari tariki 17. I think ko hari tariki 17, ariko reka mbirebe sha. Tsara ahantu mba narabyanditse nyine. Ngewe barasaga urusasu nkandika. Baretse ndebe. Muto document nanze gutujyamo, baretse mbirebe neza. Ndebera zarasibye. Ndasubira mu zindi tu.
niba hari tariki 17 suka uri kunyandikira hari mu kwa gatandatu twese turakuzi nshakira itariki ndetse ndeba ahantu shana byanditse ego aba bajama burya ntago bakurikira ntago bazirikana kubera ko ifatwa ryabonagana kandi bahazanire hano mwana jo tariki 16 ndabihakanye ndanyari 17 jo mburi gutomboza Muhire yewe icyo maze wiriwe neza suka unyihanganire ubu ngubu mfite chef de site wabonagana yego Desire nushaka ushireho 13 kuko 14 tugomba gukora anniversaire zo kwa gatandatu kandi reka bashimira abantu bose baraha ariko network azanze ndi kuvuga bikanga kandi sizi ni buri kunyumva ubu ngubu ndi kukumva 5-5 wagira ngo turi kumwe mu cyumba mukomere nushaka gufata kuri 13 nijoro ko 14 tugomba gukora anniversaire hani bunagana yifatwa ryayo mu 2021 tariki 13 zo kwa gatandatu yego rwose suka waje suka ndahari bro ndahari abizi bururu gupagasa ubu rero ndagira ngo mbabwire ko nicyo kintu chef de site ahise amena umutwe avuga ati hari ku itariki 16 zo kwa gatandatu ati ninshake mfate yes nibyo koko nyina ndi kubyitiranya na 17 ngenze ngo jomba rantuburiye ariko murabyibuka uyu mugi warafashwe hashira nk'amezi 6 ibintu arakasa mutwe abazayirwa bakubitaho amaspace karahava bakubitaho ibiganiro baradushaririza baravuga ngo tuzasubira inyuma turabananira ngewe hariho twateze yagiye atampa $200 yanjye yanyamwishyuza yanze kunyitaba ambwira ati ngo ampaye ngo amezi 2 ngo turava muri bunagana ndabwira bro ntabwo uzi uburyo uriya mugi wabonetse dutege turatega dushyiraho amafaranga abonye amafaranga atakiyabonye muzareba yajaga yikoreshereza akantuza kitwe ngo nitango 4 aho gatangira kunteruriza kuntera ubwoba ndabwira nti uri gutera ubwoba udatereka ubwoba sha iyo mbabwira mpita nisomera no kuri ka cyayi kuko mba nabuze menshi cyane ababaye suku utagira icyayi turakomeje hanyuma mwarabibonye ba mama Masimango ba mama genocide abitwa ba Bwanga abitwa bari ababwa bari abanani buri abugabo nani uriya wavuze ngo uriya wavuze ijambo nk'irya Rukeni uriya wavuze ngo bazatwica ngo yitwa nde Nyamabo Christian Nyamabo murabibuka icyo gihe muribuka bitwa ba Maître Paul abo bose murabibuka bahinze hano bashyushye muribuka ikigarashi cyitwa Bienfaiteur kiri kurwana imvura izuba ryavuye tukamusukira amazi hano kuri space tukavuga duti bandusome kutuze murabibuka abo bose bana muribuka umwana bita Fabrice umwana wari ukiri mutoya cyane rwose ariko nakunze education ababyeyi bamuhaye courage papa courage Fabrice waragakoze kabisa mu gifaransa cyacu hafi ya ntacyo yutaba hariya burya warahahagaze niwe muntu Bienfaiteur wo bita Dr Gihumbi wo bita ngo ni Fabrice Dr Gihumbi Bienfaiteur na Espoir yavuga igifaransa hafi ya ntacyo perezida yishyiraga muri fitire akayishyira muri pasi ariko akabyirukankana akabikora agahangana mpaka ku munota wa nyuma bagazeho baramumenya bamaze kumumenya
baravuga bati ati uyu nguyu ni impirimbanyi mujye mumureka nta kundi twamugira mujye mumwumva. Muramwibuka ibyo byose murabyibuka. Ebana Espoir kabisa akajari igifaransa bati mana yanjye ndakivuga tu kugahato kandi akakivuga akakivuga uvuga kwa kunda bazayirwa baba bajora kubera ko nabo ari abantu binanga kandi nabo bakora amakosa ariko bakumva kubisemo akantu mbese kaguhuza ni na to yacu wega we babaguhumaniwe murabizi ubwo bunagana bivuyeho imaze kuvaho ebana kwezi kwakora kubisa meza abira meza atatu meza atanu niko turi kwegera imbere. Tumaze kwegera imbere tuba dufashe hehe tuba turagiye dufata tuba twifatiye ikibumba ariko aba bagabo uko bagendaga bafata ikibumba niko bagendaga hari uburyo bagendaga bakwepa hanyuma tugiye kumva twumva ngo ikigo cya Rumangabo kivuyemo bibaye bitese byabaye nk'ubufindo. Abo bose abasubiye inyuma mwese ndabakomeje ndakomeza nshime abantu benshi vraiment barwanye intambara umuhenerezo nubwo baba barasubiye inyuma umuhati wanyu hari icyo wakoze muri icyo gihe nubwo icyo gihe bitari bimeze neza ariko mu by'ukuri mukageraho mugasubira inyuma. Hari umugani bajya bavuga ngo intambara imaze iminsi inaniza intwari ariko mwarambiwe hakiri kare. Ubu niho tugiye kurya amatunda y'igihugu cyacu twaruhiye. Ubu niho tugiye kongera kwicara tukaririmba indirimbo z'intsinzi nka ya yindi Miriyamu yaririmbaga na Aroni igihe Abisirayeli babaga bari ku rugamba. Ndashimira mwese abakomeje amaboko ya Mose mwarangiza mukayakomeza mukayafata burya ntabwo mwigeze muyarekura kuko mwaragize mutya mugize muravuga muti tuzayakomeza kandi tuzayafata mpaka. Ntago mu by'ukuri mwigeze murekura amaboko ya Mose. Ntabwo twigeze dutsindwa kuva urugamba rwatangira. Never. Uzi ko twatsinzwe ambwira aho twigeze dutsindwa. Mwagiye mwumva amapropaganda, mwagiye mwumva amajwi y'abaturwanya, mwagiye mwumva igihindi leta yagiye dukubitaho, ariko mwagiye mwumva amajwi yabo muri UN avuga ati bariya ni armée conventionnelle ntabwo bashobora gusubira inyuma, ntabwo mwabashobora, ati bafite ammunition ziruta n'iza leta zihese zo kajya ko arizo twabaga twatse leta ahubwo ko UN yari yagize ubwoba. Ngira ngo icyo ngicyo ntarengayobora mwese murakizi kugeza naho uyu munsi dufite ibikoresho magana bidasubirwaho kandi byiza cyane. Navuga yuko uyu munsi mwagiye mubona amabunda arasa amaguruneti bita launcher 7 mwagiye muyareba. Mwagiye mubona amabunda bita etetu ejo bundi generali Boduwe ari kuyerekana ari kuyapresentinga imbere ya generali Byamungu ariko bimwereka ukuntu babifashe. Ibyo byose ntarengayobora murabizi. Mwagiye mubona ukuntu badukubise higihindi kishishe, bamaze kudukubita higihindi kishishe. Ibyo byose bibi by'ubusa. Mwagiye mubona abadutera ubwoba bakatubwira ngo nimuzibe muceceke ngo tuzabajyana ngo tuzabariputinga. Mwagiye mwumva impindiri y'icyitwa abanyemera cyabanjirijwe n'icyitwa ururimi rw'igihutu. Icyo ngicyo murakizi murakiwe ariko suka icyo gihe ntabwo wabaga hano mene suka bito uraho neza bro. Iriya mpindi niba ari impindiri niba ari hindiri ururimi rw'igihutu wabaga bari waza ku maspesera urwo runyagwa nakumvaga kuri YouTube. Icyo kintu rero hari naje kumva mu mezi make yashize ngo havuka mu cyitwa ikinyemera. Nyuma y'igihutu hakurikiyeho ikinyemera kuko umumenta wabo yari umwe kabisa. Ibyo byo narabyumvise. Icyo ikinyemera ko ari imbyino yacu ni
gute gihindutse ururimi kandi ni ukuvuga ngo bagize batya babisitaraho, bamaze kubisitaraho bitangizwa n'umugabo ngira ngo byo byanatangiye mbere mu 2020. urumva ko bari bafite projet ndende, bitangirwa n'umugabo bitaga Amini Modeste, muramwibuka neza? Muramwibuka? yarakuriye aza hano mu bukoti bw'umukara, aza rwose, ariko yagiye muhi baramufunze, ubu ngubu bari kunyagiriramo muri Demiape. Ewe asigaye Muheto ni bamufunga, bazamufunga, sagize amahirwe bamufunga, bazamukubita ifuni. Ariko reka mbere yo kuvuga komere muhire na suka komera cyane Sakeri. Mbere yo kuvuga reka mbanze ngushimire. Ntabwo nari nzi ko wikoreye dokima tuzafungisha Muhizi cyage turi kumucira urubanza. Atuzahita tumubwira ku itariki reba Muhire yarabibitse. Buri kigarasha n'akagarasha n'utugarasha n'utwana twibigarasha. Umva mbaye ngushimiye pe. Ubwo iyo mvuze utwana twibigarasha mba mvuze baza buri, mba mvuze n'utundi tuyugiri turi nkaho. Ko n'utwana twibigarasha. Urumva hari ukuntu mpita nkora agafayiro ngahita mbagira ntya narangiza nkabasevinga ahantu. Ariko dukumbuye file wanjye zagiye hehe kuko wazibitse cyane papa? Hari ubutumwa ntegereje, urumva njya kubishyira hanze, ariko abarimo amakuru ari sensitive bakambwira bati none se uyu muntu napfa uzabyishimira. Avuga nti yatinze gupfa, ahubwo mureke mushyire hanze. Bakankuma ku munwa ati reka. Ariko hari igitondo kimwe nzabyuka, nkabyuka hano mukumirwa. Ngira ngo muribuke ibya Bienfaiteur bankubita ku munwa, nimubyibuka hano? Ntimubizi? Ntimubyibuka ngiye kubivuga bakankubita ku munwa, ariko nesha nababweze ko nzabivuga n'ubundi muri space yanjye igihe basigaye basandara bavuga ibinyoma hano. Ejo nakurikiye space yabo yari hostingwe na Bienfaiteur. Sinzi ntago nibuka umuntu wayi kuko Bienfaiteur naramwandikiye muhereza n'amaudio yibye byose. Ni Kongolizi ngo vuye sasa ni Nyankara gatira. Rero naringize ngo ni Bienfaiteur kuko Kongolizi aba mutwana tw'utugarasha cyangwa ni mukuru wo kumubagarasha. N'umwana n'akana kakagarasha n'ibitekerezo by'uzo wumva. None se ntuyumva ko uzagurisha ko ari umwana? Arega ntaramenya no kurongora neza, ashingiwe vuba kugira ngo byumve. Uretse n'ibyo n'ibitekerezo byo gusa uhita umubona ko ari umwana utazi n'amakuru, aho avuga rimwe ukumva atatanya amagambo. Twabaye mu Rwanda, twigiye kuri bourse za GRS, ukumva bamubaza imyaka ugasanga tayizi.